Muraho neza mwese, iyi ni Gatigisimu TV kandi kabije kugira ngo yunganire indi miyoboro myinshi hari kugira ngo yamamaze umwami Yesu. Ni umuyoboro cyangwa se ni channel y'isomero ritoya cyane naryo ryitwa Gatigisimu. Ku batazi Gatigisimu icyo ari cyo, ariko ngira ngo ubwo wenda baba atari abanyagatolika cyangwa se abangilikani, kuko abo bagize amahirwe cyangwa se n'umwanya wo kwigishwa kandi iryo jambo ryarakoreshwaga. Gatigisimu rero mu Kinyarwanda babyita ubwigishwa. Ni inyigisho wahabwaga kugira ngo ube umukristo cyangwa se usobanukirwe icyo ubukristo ari cyo. Iri somero rero ryitwa Gatigisimu ryaje rije kunganira no gufasha Gatigisimu isanzwe. Mu by'ukuri wavuga ko Gatigisimu itaminuzwa, ntawe uminuza Gatigisimu, nubwo akenshi Gatigisimu zacu iya nyuma wayirangizaga ugiye ngo musenyeri akurambikeho ibiganza, ariko nubwo yakurambikagaho ibiganza ukanamusubiza ibibazo yakubajije, wasangaga ibibazo bya Gatigisimu cyangwa se ibibazo bakwigishaga atari ibibazo byo gusubiza musenyeri, ahubwo ari ibibazo by'ubuzima busanzwe tunyuramo. Nuko rero nanjye ubwanjye nanyuze muri urwo rugendo, nigishwa Gatigisimu ya mbere, barayinyigiye niga, ariko uko nagiye nitekerezaho nagiye nsanga ibibazo bya Gatigisimu ari ibibazo by'ubuzima. Rero iyi Gatigisimu library cyangwa se iri somero rya Gatigisimu rije ngo ryunganire ba mwarimu, ryunganire abapasitori, ryunganire n'abandi bantu bigisha abandi ubukristo kugira ngo barusheho kubwumva neza. Muri iri somero rero dufitemo ibitabo bitandukanye. Harimo ibitabo byo mu rurimi rw'Icyongereza. Ibyo birimo abo ba filozofe bose, ba Plato, ba Aristote, abazi iby'iyobokamana, ba teolojiya, ba Tomasi, ba Auguste, n'abandi bakurambere benshi ba kiliziya cyangwa se b'itorero nabo basangamo. Harimo n'ibitabo bitandukanye by'inkuru n'abarimu b'iyobokamana biri mu Cyongereza wasangamo, ariko kandi harimo n'ibitabo byo mu Kinyarwanda byinshi cyane. Abantu bazi ko Abanyarwanda batandika, ariko Abanyarwanda barandika. Ibitabo byaba Bigira Umwami, ibitabo byaba Alex Kagame, dufitemo ibitabo byaba Kizito, Bahuje Imihigo, Musenyeri, tukagiramo ibitabo bya Sinayobye, byaba Rutayisire, byaba Gasimba n'ibindi byinshi byo mu Kinyarwanda. Ibyo bitabo byose bifite aho bihuriye n'ukwemera kwa Gikristo, bifite aho bihuriye nubwo bitaba ari neza ngo wenda birimo biravuga bitomoye inyigisho z'ubukristo, ariko birabusobanura mu buryo butandukanye. Nk'uko mubibona rero, ubundi mu isomero ibitabo biba birimo, biba biteye mu buryo butandukanye. Hari ibitabo bimwe ubuzi nk'umwanditsi wacyo, nk'iki ni ukurasanira Imana cyangwa se kurwanira Imana cyangwa se gufatanya nayo ngira ngo mu kurwanya abayirwanya, cyanditswe na Lennox. Ubwo ukabimenya uti uyu ni umwanditsi w'iki gitabo ndamuzi. Ariko haba n'ibitabo kiba kirimo nk'abanditsi nka batatu kandi ari kimwe. Nk'iki ngiki harimo ba Copernicus, abantu babibuka ni babandi bavumbuye ibintu bijyanye n'uko isi atari izenguruka izuba, ahubwo izuba ryo ntabwo ariko byagenze, ahubwo yavumbuye yuko izuba atari ryo rizenguruka isi, ahubwo isi ari izenguruka izuba.
murabizi intambara zabyo, ariko icyo nashaka kuvuga ni uko ari bitatu muri kimwe. Ibitabo rero bifite ubudasa bwenda kumera gutyo. Nk'ibi ngibi, ibi byanditswe n'umugabo bita Lewis, ni birindwi muri kimwe. Habaho imizingo rero. Ni muri urwo rwego rero nagira ngo nanabereke ikindi gitabo bita Bibiliya. Nacyo Bibiliya yera ni isa nkaho ari igitabo kimwe, ariko mo imbere harimo ibitabo 66. Bibiliya yera, hari izindi Bibiliya birenga. Ni ubwo budasa bw'ibitabo, ubwo budasa bw'ibitabo tuzagenda dusangira, ariko kandi tunareba ngo umuntu yatekerezaga iki, ibitekerezo bya buri mwanditsi ni ibihe. Mu by'ukuri gusoma ibitabo si bwo buryo bwonyine bwageza umuntu mu ijuru, nta nubwo ari bwo buryo bworoshye bwakugeza mu ijuru. Ni bumwe mu buryo bushobora kwifashishwa mu kurushaho kumva Imana tuyoboka, Imana twizera. Ubwo rero ubonye ubigiyemo ukabona birimo biragusitaza, birimo biragusubiza inyuma, ibyo ari byo byose wabigendamo gakeya kugira ngo bitakubuza kwikomereza urugendo. Gusa icyo twiringiye ni uko cano izafasha abantu kuyoboka Imana, banashyizemo gutekereza, banashyizemo ubwenge bwabo, kuko byombi birungikanya mu kunoza ukwemera k'umuntu burya. Sinzi niba namwe ari uko, ariko ndibuka kera tukiga muri primaire barakubazaga ngo vuga nk'ibintu biranga ibinyabuzima, ugasanga ntabwo uzi utekereza ku bintu biranga ibinyabuzima, ahubwo urimo urishima mu mutwe wibuka aho wabyanditse mu ikaye utarimo kubibona. Kubera iki? Ntabwo wakujije imitekerereze yawe ngo ube byibura wavuga uti ariko se ko nanjye ndi ikinyabuzima nakwirebye nkavuga ibindanga. Rero usanga n'ubukristo cyangwa se gatigisimu twagiye duhabwa zaraduhaye ibisubizo, ariko ntizanoza inyurabwenge, ntizadufasha muri uwo mujyo cyane, ariko uko byagenze kose twavuyemo, kandi abarimu babikoze rwose n'abapasitori turabubaha kandi turabashimira. Aha rero tuzajya dukora ibyo, dusangizanya ibitekerezo by'aba banditsi bose murimo kureba, hanyuma turebe niba hari icyo byadufasha mu kwicuma imbere mu rugendo rugana Imana, bandi bikaturinda guhungabanywa n'imiyaga iri hanze aha yose y'abazi ko kwemera ari ukwemera buhumyi kandi atari byo. Tuzajya dusangizanya ibyagiye bivugwa n'abo banditsi, kandi kubifuza bose ubumenyi nk'ubu nabifuriza kuzaryoherwa, ariko kuryoherwa kugeza ku gushyira mu ngiro iby'ubwo bumenyi, kuko nibwo buba bubaye ubumenyi nyabumenyi. Icyo nicyo rero Gatigisimu TV iziye, ni ukugira ngo isangize abantu yunganira Gatigisimu isanzweho ku bayizi, cyangwa se yunganira inyigisho zisanzweho zihabwa abakristo, kugira ngo bifatanye mu gutuma umukristo arushaho kuryoherwa cyangwa se koroherwa mu rugendo. Nta bundi butumwa bushyashya rero izanye, ije gutanga umusanzu wayo ifatanyije n'abandi benshi babikora kugira ngo yamamaze Umwami Imana. Njyewe urimo kubasangiza ndi umukristo muri Anglikani, sinasoza kuvuga iby'icano ntashimiye abamfashije bose kugira ngo mbe umukristo. Abarimu banjye badufashaga nta n'ikintu babaha kidasanzwe, ariko batubibamo imbuto yo kuba abakristo. Ubukristo rero bambibyemo nibwo butuma ntiyumanganya, nkavuga nti reka nsangize nanjye abandi ibyo ikivi cyabo wenda tuzacyusa. Nuko ngira ngo ni muri n'ayo magambo makeya navugamo iby'icano, babishaka n'abashaka kuzarushaho kunguka muri ubwo buryo bajya bayitega amatwi, wenda bizatuma turushaho gusobanukirwa ukwemera kwacu. Gusa ngira ngo ibyo gusobanukirwa ukwemera ntabwo ngo tuguheraheze mbibizeza byose, kubera ko ntawe gusobanukirwa ngo aguheze,
ariko ibyo ari byose no kumenya ko utaguheza nabyo ni ukugusobanukirwa. Ngibyo rero niringiye ko izafasha kandi igacengeza mu banyarwanda umuco wo gusoma, umuco wo gukurikira Imana, umuco wo gusobanukirwa ibyo twizera. Nicyo numva iziye. Murakaza neza rero, niringiye ko izabagirira umumaro. Murakoze.